nongeye kugusuhuza nagushimira cyane udahema kutwereka ko udukurikira umunsi ku wundi ni iby'agaciro kuba tugufite. Iki ni ikiganiro Cine Trend nkuko mumaze kubimenyera, ni ikiganiro mukurikira kuri Goodrich TV buri wa gatanu guhera saa 12 z'umugoroba, ndetse ni ikiganiro kiba gikuyemo byinshi, kiba gikuyemo amakuru avugwa muri sinema cyangwa se avugwa mu ruganda rwa sinema atari mu Rwanda gusa no hanze, ndetse akaba ari ikiganiro mutegurirwa mukanagezwaho nanjye Ayise Saiga wanyu mwakunze mugikomeje no gukunda. Mbahaye ikaze rero. Turi gutangira ikiganiro cyacu, ndagira ngo duhere kuri iyi nkuru imaze iminsi kuri iyi mihanda, imaze iminsi iri kuvugwa cyane, yasaje social media cyane. Iyi ngiyi akaba nta yindi, akaba ari inkuru iri kuvugwa ku buhanuzi bwa Mama Sava. Mama Sava muramuzi, akina muri series ya Niyitegeka Garasiane yitwa Papa Sava. Uyu Mama Sava rero akaba yaragize gutya akajya mu rusengero gusenga, yagerayo pasiteri akuzura umwuka agatangira kumuhanurira nk'ibisanzwe. Gusa nanone mu byamuhanuriye, yamuhanuriye ko agiye kuba yahana divorce n'umugabo we, ubundi mu nyuma akaza gukora ubukwe bw'igitangaza abukoze no tuzi nka Niyitegeka Garasiane cyangwa se umwite Papa Sava. Bareka dukurikirane uko byari bimeze. Mubwira umugabo Imana iri kunyereka. Can I tell you a man God is showing me? Professor! Yes, yamamare man of God. Yamamare ni yamamare. Vango yamamare ni yamamare. Yamamare. Akamugashire hariya. This one put there. Ubukwe bw'icyubahiro bumanutse. There is a wedding of honor that is coming to you. Ikintu kigutunguye. Here was surprise you. Papa Sava ni uzaba umugabo wawe. Professor! Wavuze ngo haleluya cha. Wavuze ngo amina gatoya. Papa Sava will be your husband. Ibi ndabiguhanuriye. I prophesy to Bazamenya ko you. hari umuhanuzi They will Kigali. know there is a prophet in Kigali. Haleluya cha. Nuko rero ubwo buhanuzi bwari buteye, gusa Mama Sava mu nyuma akaba yaje kugenda atangaza ko buno buhanuzi bwari ubw'ibinyoma cyangwa se bwari ubuhanuzi butazigera busohora, bwa buhanuzi bwa fake, ndetse ibyo akaba yaragiye abitangaza ku bitangazamakuru bitandukanye, yagiye akoraho ama interview bamubaza kuri ubu buhanuzi. Ndetse na Papa Sava ubwe abajijwe ku by'ubu buhanuzi, ubwo yari gukora interview mu gitangazamakuru kimwe gikora hano mu Rwanda, yaje kubatangaza ko aheruka kujya mu rusengero kera cyane, ko ndetse ubuhanuzi nk'ubwo ngubwo nawe atabwizera. Uwo yari Papa Sava, yari inkuru ivugwa ku buhanuzi bwa Mama Sava, ni inkuru imaze iminsi iri gutrendinga kuri iyi mihanda, ku buryo tutatangira ikiganiro nabanje kuyikwibutsa cyangwa se ngo nyikugeze wowe uba waracikana, kuko ni inkuru ifitanye isano na cinema. Nta gutinda rero ikiganiro cyacu, reka twikomereze n'umwanya twahariye documentaire. Katwikomereze n'umwanya twahariye documentaire, maze mu kiganiro cyacu tugira documentaire zivuga kuri cinema cyangwa se ziganisha kuri cinema, zifitanye isano na cinema. Ushobora kwibaza ngo kuri uyu munsi none twaguteguriye iki? Ndabizi ni filime mwakunze muri benshi, ndetse n'umwacteur n'umukinnyi wa filime mwakunze muri benshi. Reka tubanze dukurikire documentaire, turagaruka mu kanya. Nongeye kugwikaze udahema kutwereka ko udukurikira nk'ibisanzwe. Iki cyari ikiganiro Cine Trend, uyu akaba ari umwanya twageneye documentaire cyangwa se ukite icyegeranyo. Nk'ibisanzwe rero ntago documentaire zacu cyangwa se ibyegeranyo byacu bijya kure ya cinema, bijya kure ya industry ya cinema, bijya kure ya filime. Ushobora kwibaza ngo kuri uyu munsi wa none twaguteguriye ikintu iki tugiye kuba tuganiraho, kugira ngo tumuganireho kuri uyu munsi wa none. On all 14 counts of dangerous driving, the destruction of priceless artwork, arson. Do you have anything to say before you're taken down? You see, there was this bee. Man vs. Bee. Man vs. Bee. Trevor Bingley. Hero in Man vs. Bee. Niyo mwatwe dufite muri Man vs. Bee. This man actually kind of yari umugabo mwiza, ugira ubuntu, nyiri umugabo mwiza tu. that I play who tend to be bitewe nuko rwose character ubundi za mbere nagiye nkunda gukinamo very selfish or wasanga nyine ndi umuntu wikunda, umuntu wiyitaho cyane, ureba kubye gusa. Mr. Bean. So actually we decided to create rero naje gutekereza ndabwo nibyo uzenda, reka dukore nyine umwacteur cyangwa se tureme nyine filime ariko igaragaramo umuntu more three-dimensional, nyine ugaragara kuko nk'ari ibintu byanyabyo, nyine atari kuvuga wenda ngo ni kuriya arema nka za Mr. Bean, ugasanga arigaragaramo nyine ari umwacteur wikunda cyane. Rero yaravuze tereka twice noneho tureme
filime ariko nanone izirimo umuntu nyine bigaragara ko ari ibintu bya nyabyo. He's a decent sort of family. ndetse agatonga yari umugabo usanzwe nyine ufite umuryango usanzwe ariko nanone uri Rwanda divorce n'uwo bashakanye ndetse ari umugabo udafite amafaranga ariko nyine yaje kubona akazi ko gusigarana inzu nyine house sitting kumwe nyine umuntu ashobora kwenda agiye kujya nk'ahantu akakubwira uzumusigarire ku nzu. Very very wealthy couple who are going on holiday. ndetse icyo gihe yaragiye gusigara mu nzu ya couple imwe yari igiye mu kiruhuko iyo nzu agomba kwisigaramo icyumweru cyose ariko nyine nanone byaje kurangira uruyuki rumuteje ibibazo ndetse ubwo ku bantu mwarebye Man vs B dutangirira nyine mu rukiko ari gushinjwa ibyaha 14 byose. The destruction of priceless artwork, arson. That's basically the story. Man vs B was niyo nkuru nyine ubundi yari ishingiye kuri iyo filime. Very difficult to shoot actually. Man vs B rero buriya yari igoye cyane mu kuyishutinga cyangwa se mu gufata amashusho yayo because bitewe nuko couldn't find ntabwo twari turi kubasha kubona house to shoot in because inzu nyine yo gushutingiramo yanyayo COVID and no one bitewe nuko twayishutinze muri COVID bivuze ngo iriya filime mwarebye Man vs B bayishutinze nyine muri cyagihe cya COVID mu gihe ingamba zari zikomeye cyane twese turi kurwanya icyorezo cya COVID-19 who owned an extremely ndetse n'umuntu wari wese nyine washobora kuba afite inzu nziza nice house wanted ntabwo yabaga ashaka so we had ko nyine hazamo nyine crew urumva abantu bategura filime bafite crew nini cyane bitewe nuko urumva baje nko gushutingira mu nzu yawe jaride enye zitandukanye ndetse twe dufite amerekezo ya jaride enye zitandukanye twagomba nyine gukoreshamo ariko zari ziri ahantu hatandukanye 2 or 3 different locations. ubwo rero eshatu nyine muri izo ngizo zari ziri mu merekezo amwe for the interior hanyuma urumva twagomba no gukenera bya bikoresho byo mu nzu murabizi abantu mwarebye Man vs B baba bayikina nyine ameze nk'ari gukinira mu nzu bivuze ngo rero inzu baremye muri studio byanze bikunze bagomba gukeneramo biriya bikoresho nyine byo mu nzu. And to be honest, I preferred nabanje gutekereza nyine kuba nakora wenda ibintu byoroheje nyine bidakomplitse cyane nyine bitagoye like of some of the early Mr Bean stuff nyine nka kuriya Mr Bean yari imeze as you say we start wide nyine kwa kundi dushobora gufata wide gusa dushobora gushutinga mu buryo bwa wide ubwo ku bantu muzi ibintu bijyanye na video production bitamubyumva gushutinga wide ni kwa kundi ushobora gufata take imwe nyine ibintu byose ushaka kugaragaza bigahita bigaragarira mu ishusho rimwe. A lot of wide shooting and shooting. I'm a great believer in what Charlie Chaplin atubera rero ngende umuntu wizera cyane mu byo Charlie Chaplin yavuze ko ubuzima is a tragedy nyine bugaragaramo ibibazo ariko nanone birimo comedy wowe iyo uri kubirebera inyuma nyine biba bisekeje pe bitewe n'iyo situation ibirimo. Sasa rero hano bitabacanga uyu Charlie Chaplin avuga afatiraho icyitegererezo akaba ari uwo benshi mushobora kuba muzi nka Shariro cyangwa se mwakunze nka Shariro akaba ari umukinnyi wa filime akaba ari umukomediye wo mu myaka yatambutse ariko nanone akaba ari umulegend ku buryo na Mr Bean ubwe wumva ko amufatiraho icyitegererezo cyangwa se uburyo Jack Tattoo yajyaga shootingamo comedy ze bitangiriye ku maguru gusa making a character more real and more kubera ko buriya nanone nyine kuba wafata umwagiteri nyine ukashaka kugira ngo ugaragaze ibimuranga cyane umugaragaze nyine uko ateye ntabwo ari ibyo ngibyo nyine bishobora kuba byamugira umuntu usekeje kubera ko buriya nka urugero nka Mr Bean buriya ikintu kirimo gisekeje ni uburyo ki aba yikundamo nyine tu ndetse n'uburyo ki aba nyine adasanzwe nyine afite imyitwarire idasanzwe trapped in a man's body kubera ko buriya abagaragara nyine nk'umugabo mukuru ariko nyine mo imbere ufitemo umwana nyine nk'umwana afatiye mu ishusho y'umugabo mukuru nuko ko nyine iriya sura ya Mr Bean buriya bayikinnye nyine ari icyo gitekerezo bashaka gusa nk'abagaragaza whereas Trevor is an adult aho nyine abajya ahunga inshingano rimwe na rimwe agahura n'ibibazo ndetse ibyo ngibyo nibyo bigira nyine filime isekeje but he becomes very obsessed and very self-centered ndetse bitandukanye na hariya muri Man vs B bitewe nuko hariya muri Man vs B ibyo nyine Trevor Bing yagendaga ahura nabyo nibyo byatumaga nyine filime igaragara nk'aho isekeje kuruta ko we ubwe yabaga asekeje. In reality we didn't have a B you'll be mu by'ukuri rero mu busanzwe buriya nta iki twari dufite to hear numva bishobora kuba wenda bitangaje kubyumva ibyo ngiye kuvuga we had a plastic B on the kwa ko twari dufite uruki rwa plastic end of a rod if we wanted a B to crawl across the work rero mu gihe nyine twabaga dukeneye ko uruki nyine rukata nk'ahantu cyangwa se rujya nko ku kintu then we had some professional ubwo bashaka nyine ko dukoresha ipupe nyine byabugenewe tu ni ibikoresho nyine urumva byabugenewe mu kuba ba shooting quite a lot of it you know when I was just
you know, acting like that in a room. We didn't ndetse ikindi wenda cyabaga gitangaje nako kuri nyine nabaga ni know kwactinga anything at all. It was just down to me n'ubundi nta ruki rwabaga ruhari to imagine the ahubwo ni njyewe wabaga nyine uri kwimagine ko nk'uruki ruri gukatakata hejuru ubundi njye nkactinga nk'uruki ruhari and to ikindi mime the situation, if you like, well enough. kugira ngo nyine iyo situation ngire kuko nk'ariya nyawo nyine uruki ruhari uri gukatakata Those look different, you know. rero byasaba ko nyine bimwe na bimwe ndeba nk'amaso dona byarabikora nuko I think the bee, I mean the CGI, the bee, gusa none nyeka ko bure uruki ari zimwe nyine mu nyamaswa nziza pe I think it's one of the finest ndakeka rwose ni zimwe mu nyamaswa nziza nyine ushobora kuba wareba green. ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki gice cya documentaire ibyo akaba aribyo twe twaguteguriye kuri iyi filime Man vs B cyangwa se kuri Lowan Sebastian Atkinson wo muzi nka Mr Bean. Ikiganiro Cine Trend kirakomeza. nuko remeze mu kiganiro Cine Trend tuba twaguteguriye byinshi byiza bishobora gutuma ugenda urushaho gukunda sinema ndetse no gusobanukirwa byinshi byaberaga muri sinema ariko ntubogera amahirwe yo kubisobanukirwa. Nagutinda rero mu kiganiro Cine Trend tugeramo buriya n'igice cya interview, tugiramo umwanya wo kuba twajya kuri tere tukegera abantu bakina filime nyarwanda cyangwa se batunganya filime nyarwanda, ndavuga aba producers cyangwa se abakinnyi bazo cyangwa se undi wari wese ufitanye isano na filime nyarwanda. Rero kuri uyu munsi wa none twagize uwo dusura, hari umugabo twasuye hano bamwita Sharif, akaba ari umwagiteri ukaze cyane ndetse akaba ari umwagiteri utactinga muri filime gusa bitewe nuko hari n'indirimbo nyinshi zitandukanye amaze kugenda agaragaramo yactinga. Akaba ari umwagiteri ukomeje kugaragaza ubuhanga budasanzwe mu kwactinga. Reka tubanze dukurikire ikiganiro yagiranye na Cine Trend ubwo twamusangaga kuri tere bari gushutinga filime, nayo buriya araza kuyitubwira byose maze kwikurikira muri interview. Twe turagaruka mu kanya. umugura mwiza kuri nyamuteze amatwi ndetse mukurikiye Goodrich TV. Uyu munsi twagarutse n'umwe mu bantu b'inkingi za mwamba tuvuga mu muzika cyangwa se tuvuga filime nyarwanda, byagorana kwigeza nkana kutazi uyu mugabo wundi ruhande. Murakoze cyane nk'uko rero mubinsabye, ngewe nitwa Hategekimana Jean-Marie Sharif. Mwabivuze neza ko mbarizwa mu gisate cya sinema nyarwanda, nibyo ntabwo na sinema nyarwanda gusa ndetse na sinema zo hanze nazo nzikinamo. Muri make sibyora nk'iki kibazo mwari mumbaje cyangwa niba ari kintu nakongeraho, sinema nyarwanda nyimazemo imyaka itari mikeya kuko burya iyo ikintu kirenze umubare rimwe kiba cyabaye cyinshi. Ubwo rero ntabwo navuga ko nyimazemo igihe gitoya, igihe kinini. Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza cyane n'undi wese yabaza. Uru ruganda rwa sinema nyarwanda aho rugeze uyu munsi rugeze heza cyane, rugeze heza. Ndibuka ntari nagira n'igitekerezo cyo kujya muri sinema kera za 2005, najyaga mbona abantu bacuruzaga amafilme yabo ku masede bagenda bacuruza. Muribuka mu gihe cya Banzovu, cya Bakanyombya, cya Nyina wa Mbogo, cya uriya mukobwa munini cyane harya yitwa Mukarujanga. Tubabona tunabakunze cyane, tubakurikira dore Mukarujanga, dore runaka, ibintu nk'ibyo. Icyo gihe rero wabonaga ko byari biri hasi, ndetse urebeye no ku mashusho y'icyo gihe ubona ko nyine byari biri hasi, ariko lazima burya intangiriro ziravuna. Icyo gihe rero ibintu byari biri hasi, wabonaga kugira ngo ntajye gucuruza CD y'amafaranga 500 300 n'ababageningaga igiciro kuvuga ngo ni 1000 ngafata 500 rimwe na rimwe kubera ko twazikundaga ukamuha nk'igihumbi ikigero wago umuremeye. Icyo gihe rero byari biri hasi ugereranyije n'uyu munsi. Uyu munsi bisigaye binyura ku ma social medias, kuri televiziyo nyarwanda, amateleviziyo menshi cyane. Noneho uyu munsi byo hari ikindi cyongeyeho, hagiyeho andi macano ya YouTube, hari n'abanyuza kuri za TikTok mbona bamyuzaho, hari n'abanyuza kuri Instagram,
baca uduce bakatugenda bakadushyiraho urumva byaragutse urumva ku ma TVs ku ma channels ku ma platforms atandukanye so uyu munsi rero urumva ko biri hejuru ikindi kirenze ni uko uyu munsi sinema yagutunga uyu munsi wa none nta muntu ushobora kuguhamagara ngo ngwino nkine ku oya naho byanze avuga ati uyu munsi ngwino nkinire mfite transport kandi iyo transport ntabwo ajya munsi make asuzuguritse ni note ebyiri z'umutuku ubwo ni hahandi aho nahaciriritse niba wundi ukiyubaka ariko uyu munsi wa none hari abantu bafite za platforms zibyibushye harafite za channels mujya muzibona hano hanze hari benshi cyane uyu munsi urabona filime nyarwanda cyangwa se mvuge sinema nyarwanda nyine abo ngabo babigiyemo bwa mbere barumva akamaro kabyo ariko niba abandi bihiringa nanone kuvuga ngo kama mbaya agafata amount runaka ngo ngiye kuyashyira muri sinema icyo gihe ni kwa kundi nyine iyo ugiye kuinvestinga uba witeguye guhomba cyangwa kunguka ushobora kuinvestinga bigahomba cyangwa se bigakura niko rero bimeze ariko ngira ngo ababikoze sofa ntabwo biri kwanga nubwo hari abantu benshi bakaye bafite amafaranga atari abo bantu bihiringa hari abandi bafite amafaranga bayafite menshi pe ariko kugira ntabwo bari babyumva neza ku buryo bashobora kuvuga ngo reka bashore ntibari babyumva yego barazireba hari abampamagara ko batari ko urabona twakora dute kugira ngo bigende gutya na gutya abenshi barampamagara ariko ugasanga barimo baratinya ariko mfatiraho n'umwanya nshimire abantu rwose mwagize muto abantu mwashiritse ubwoba mugashora rwose Uwiteka yagure ndetse mushyiremo n'abandi muzamure n'izo mpano zose noneho naba bandi bafite menshi bazaze gushora hari impano nyinshi zigaragaje ndumva abo bantu nabashima cyane aho ntabwo ndi bugire icyo mbivugaho kinini kuko nta n'icyo nzi ariko abo bantu twarabakundaga cyane still turacyabakeneye ayo ni amazina akomeye muri sinema nyarwanda kuko abenshi nibo twagiye twitegererezo ariko ntekereza ntabwo bazihagaritse ahubwo burya hari igihe umuntu yiba gato akajya mu bindi binakubwiye ko bo batangiye bacuruza kuri ya maseze n'iki yego sasa bashobora kuba bitarabahiriye ntabwo kubahira byo byarabahiriye kuko barigaragaje kubera ko uyu munsi wa none tubafite nk'icyitegererezo bakaba baragiye mu bindi ariko nka Fabiola aracyakina nubwo atabirimo cyane ariko aracyakina ariko gusa n'ibindi baba bahugiyemo yego sinema yagutunga reka mvuge nk'ukuri bari abantu wenda mu mbare nkoresha amagambo bari abantu bagafashe bubatse amazina rwose sinema irabatunga ababyeyi reka nanjye mvuga nk'umubyeyi wenda ababyeyi bashobora kuvuga bati wowe nuko birimo ariko nanjye kera nta ninjira muri industry ya sinema hari uburyo nafataga abakinnyi ba sinema hari uburyo nabafataga hari nk'amasene burya ajya agorana nk'amasene abera mu byuma mu burezi twebwe twibazaga uburyo ari amasene akorwa tukabitekereza tukumva ni ibintu bigoranye ariko aho nagiye ni ibintu byoroshye cyane ahubwo nsaba abantu kugira ngo mujye bajye bamara impungenge bari abantu babyibazaho cyane bajye bafata nka twa behind the scene noneho bana twaporodinga ku mantuza does why turanga ono umunsi twashe kugira ngo zampunye zibwenda z'abantu zishire warubaje uti ni uruhe ruhare wenda nk'ababyeyi bagira yego babyeyi
nanjye ndi umubyeyi kandi ndabashishikariza nk'umubyeyi nanjye narabye n'umwana afite abana babiri umwana wanjye w'umukobwa yansabye kuyakina sinema yego naramwe mwemere rwose ndetse hari filime imwe twakinanyemo ni abana bo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare yego hari filime yitwa The Broken Heart nakinanyemo n'akana kanjye umwana wanjye mbyara kandi n'ubundi nkina ndi papa we nuko nyine yabonye ko papa ibyo bintu birimo kandi abikunze nako batereka nanjye nkurikirane ibyo papa akora nashishikarije rero ababyeyi mureka abana ntimubabuze impano zabo kuzishyira hanze sinema nakazi nk'akandi ukinjiyemo neza ugahirwa kagutunga na cyane ko uyu munsi akazi ari ingumi burya akazi kwivuga bisaba rero nkuko abayobozi b'u Rwanda bahora batubwira bati nimujyageze mwihangira imirimo rwose ubu bishobora ahubwo mwabyeyi mwe abishoboye mwabatera n'inkunga n'umwana rwose umwana ufite uburyo kwa mutera inkunga niyo cana kayiza kuko biragabura rwose biragabura reka mvuge ngo siko biri ibyo dukina ingeso ubundi ushatse wabyita ikina ngeso muri iyi si yacu harimo ubugome harimo ubugwaneza harimo ubukire harimo ubukene harimo ubushurashuzi harimo ubutekamutwe harimo buri kimwe cyose kuko byose byaremewe mwene mwe binadamu ni ukuvuga ngo uko byagenda kose niba umuntu casting agenda agafata ingenzi kubera ko yabonye ko abishoboye ingenzi hariya yavuye muri ubundi ntabwo ari yitwa Gaga Daniel noneho agakina yitwa ingenzi cyangwa n'izindi sinema zose biterwa n'uwa castinze uriya rero nuko bahaba harimo iyo role y'ubugome bagashaka umuntu uzakina ngo ari umugome icyo ni icyambere babonye abishoboye ariko ingenzi ntabwo ari umugome ni n'umwana mwiza cyane ibyo rero nkuko navuze ngo ni kinangeso ntibakwiye njyewe iyo ngiye gukina hari filime nyinshi nawe ndaza no kuzivugaho ndaza ndetse n'inshyashya ndimo nkinamo ndetse n'izarangiye ariko njyewe iyo bambwiye ngo uraje gukina uri umupapa mwiza ngenda ndi umupapa mwiza uraza gukina uri umupapa w'umushurashuzi ngenda ndi umupapa w'umushurashuzi urumva icyo ngicyo ni ukugaragaza ko abantu bose bariho nuko ni ikinangeso iriya ni ukwerekana niyo character baguhaye ndagira ngo mbabwire ko niyambura rya zina ryanjye Sharifu nkahabwa izina bampaye muri sinema icyo gihe mva muri Sharifu basanzwe bazi nkajya gukina iyo character bampaye muri sinema ntabwo rero bizambuza kuba Sharifu mu buzima busanzwe ariko kandi nzaba nagaragaza ko uriya bampaye wo gukina muri sinema hari undi muntu ubaho umeze nkawe ntabwo rero ntabwo me burimo ese uzava ngo uri ukina yitwa Ntarengore yitwa Esperance ava muri Esperance akajya kwerekana iriya mico y'umugore bise Ntarengore ni ukuvuga rero ngo nta hantu bihuriye wenda hari abantu bishobora kugeraho negative impact ibyo byo nibyo rwose bibagiraho negative impact ariko ndagira ngo mamare impungenge abantu rwose mukurikira Good Rich TV rwose mu nyumve neza biriya bintu ntabwo ariko bimeze uriya abari gukina ibyo bamuhaye ntabwo bimubuza kuba we usanzwe urugero nk'ubu ngubu wenda reka mbikomozeho nk'ubu ngubu uyu munsi hari filime ndi gukina nebyiri ndi gukina ku ntuza ziri kunyura ku Impanga TV hamwe mu yitwa Imfura Royo ndi gukina ndi umugabo w'umushurashuzi ego banyita Pascal ndi umugabo w'umushurashuzi noneho ikirenze kurusha ikindi kibi noneho uwo nshurashura n'umuhungu wanjye mukuru w'umusore nawe aramushurashura murumva nk'icyo kintu muze kuza kwireba yitwa mwandika Impanga TV muraza kubona hariho filime nyinshi hariho filime y'Impanga hariho
hariho nyinshi cyane. None iyo mvuze yitwa Imfura Royo, ifite part 1 kugeza kuri part 5 kugeza uyu munsi. Imfura Royo. Hari noneho n'indi nayo ndi gukinamo yitwa My Father in Law, bivuga ngo databukwe. Iyo databukwe noneho urebye commentaire zindiho ibisaza by'iki gihe bese ibitutsi ni byinshi cyane. None se kweri abantu munzi ndi umushurashuzi, mumbwiza ukuri ndi ntabwo ndi umushurashuzi pe, kuko okay niyo nanashurashura ntabwo najya gukazanura. Ntabwo birakubaho ngo bugere mu muhanda wumve akubwira ati burya nawo cyari ahantu wakinnye. Yego nuko ntabwo bihura ahubwo okay nuko bankastinga abantu wenda ndi umukinnyi reka mvuge kumaze ndi umupro, ariko ndagira ngo umuntu director yego yitwa Kobi ngo I salute. Kobi yagize ndetse Kobi yarambwiye ngo Papa Scott ntabwo nshaka gukina gutyo, ntabwo nshaka kubera iki, urumva ni ikintu gisa nkaho cyangurira none utekereza kujya gukazanura. Ubundi umukazana ni nk'umwana wanjye zana na sebukwe. Okay ngo kera ngo bajyaga bakazanura da, ntabwo ndi kwima iyo fenomene ukuntu imeze. Ariko noneho burya umugore w'umwana wawe nawe aba ari umwana wawe, niho kuwaryama n'umwana we byariye, ntabwo ari komeze. Rero urumva none se ningenda bakanduka ngo dore cya kigabo gikazanura cya gisaza gikazanura bisamba baze ndeke ntuza yanjye. Ntabwo ariko biri. Icyo ndi kwerekana hariya ni ingeso kandi zibaho, hari aho biba. Ni nyinshi nkuko mwabivuze, reka wenda mvuge nk'eshanu nze kuvuga kugira ngo mbone igisubizo wenda. Yego nkuko namaze kubivuga, ndi mu Impanga TV, harimo Impanga TV ni channel. Hariho ntuza filime nyinshi. Mvuze izo ndi gukinamo, ndava ku izo ndi gukinamo. Navuze Imfura Royo, mvuga na My Father in Law. Kimwe nuko hari n'izindi wenda zizaza mu gihe ba bosses bazaba banshimye. Yego izo ngiza, ariko izo nizo z'uyu munsi. Hari indi filime nanone ndi gukinamo yitwa Ibanga. Muze abashaka kureba baze kuri bajye kuri channel yitwa bandika Miss Nyambo ni channel. Yego baze kureba, iyo ni filime nayo iri gutrendinga cyane. Ni Nyambo tuzi kwa Kiramani, ni Nyambo muzo kwa Kiramani. Yego iyo nayo ni filime nziza, ndayibatuye zose ni nziza rwose, muzirebe kuko burya iyo ushyize akantu kuri channel mu isaha imwe kakarebwa n'ibihumbi 15-20, urumva ko cyangwa byakunda ari neza. haba harimo ubwo butumwa. Niyo waba ukunda abakinyi barimo, ariko urabakurikira kugira ngo urebe ni sharing n'abandi bagati. Yes, barana sharing. Indi ndi gukinamo yitwa Ganza Films, iyo ni channel ariko yitwa Ganza Films nyine. Hanyuraho reka nzite short movies, ni za filime zibagira zikarangira. Ni filime nazo zitanga ubutumwa, ni filime mbonekamo cyane. Yego ni filime nuko umupapa iyo bavuze ngo umupapa n'umumama, nk'ubwo hari nk'abamama tuzanye dusanzwe dukinana, muzababona harimo witwa Ange dukinana muri iyo filime yitwa Kagwire. Ndavuga n'abamama, donc couple y'abantu bakuze, y'ababyeyi muri ntuza muri ahangaha muri My Father in Law dukinanamo na n'uwitwa mu Mazuru, ndiyo zina azwi cyane nizani nk'ubundi, ndetse no muri filime y'Ibanga nawe turakinana. Ariko izo ubona ari couple zirango kabisa nziza zinejeje. Zinashobora ko nanjye hari ndeba nkava muri Kondi Rwema muri aho ngaho, nanjye nkareba mfashe nkavuga nti iyi couple kabisa nanjye nkaba nashyiraho cyane. Noneho rero nkuko mwari muvuze,
abantu burya iyo ujya kuvuga ngo ngiye gukinisha uriya mukinnyi, first of all uramukasitinga, yego, ukavuga uti iyi yandika a story, akavuga ngo hari umuntu nabonye hariya, hari umumama nabonye hariya, hari umupapa nabonye hariya, ushobora gufitinga ukajya kumva, kubera ko yakugira icyizere, ukumva bavuga ngo none se bimeze biti, urumva twakorana. Ntabwo nakwanga umuntu umpamagara gutyo, ni vuba cyane ndavuga ubwo twabonye ko atari ubuntu. Yes, dupfa kuba twumvikanya, akambwira ngo I owe you this, nanjye you owe me this. Iyo twumvikanye nta kibazo. Kandi ikindi wenda mwavuze, uyu Sharifu mubona mu buzima busanzwe agira discipline. Discipline ni buri kimwe cyose. Niyo ngeze buriya kuri set, niyo hari akantu ngomba kugira ko inama director wenda ubona kakimprovinga, katuma hazamo improvement, mujyana ku ruhande nk'abanyamara hariya dukoze gutya na gutya, yakumva bihura ni na cya cyifuzo cye nabyo ndashaka kugera akabati wow cyane. Urumva rero discipline, ndagira ngo mbasabe abakinnyi rwose wa sinema tugire discipline, abari turanga twubahe, baguhamagare rwose navuga ngo hagere saa 2, ugerageze uhagere saa 2, numva uri bukererwe utange excuse imbere, kuko bibaho. Murakoze cyane. Kuboneka, yes, ndaboneka urumva niba ari akazi niyemeje, Yego. umuntu wamumugara mu akazi ntabwo nabyanga. So wenda sinzi wenda niba natanga nimero cyangwa se nkavugane niba ntacyo bigutwaye. Okay, murakoze cyane. Umuntu wenda wabashaka ko dukorana yampamagara cyangwa se akanyandikira no kuri email yanjye ni Jamari Sharif wenda bijya bigora abantu kubyandika, ni SHAREE na F. Ndabisubiramo, ni SHAREE cyangwa E ebyiri mu Kinyarwanda na F, ugashyiraho gmail.com. Iyo ni email yanjye, ushobora kunyandikiraho, cyangwa se ukaba wakoresha nimero ya telefone, ni 0788461793, cyangwa se abari hanze ni cya kintu cyo guteranya 250 788461793, ariko ukampamagara iby'akazi gusa, atari kumbwira ibindi. Ni ukuvuga ngo uramutse umpamagaye umbwira ngo ibindi bitajyanye n'akazi, rwose icyo gihe ntabwo twumvikana. Murakoze cyane ko nanjye mwantumiye, ndabyishimiye kuko isa ari jye mwahise. Murakoze cyane rwose, ndahari kubwanyu. Yego, murakoze cyane. nuko rero byifashe mu kiganiro Cine Trend, nakubwiye ko ari ikiganiro uzajya umenyeramo byinshi bibera mu mwuga wa sinema, byinshi bivugwa muri industry ya sinema ubusanzwe butagira amahirwe yo gusobanukirwa. Nkubwira ngo rero ndagushimira cyane wowe twabanye kuri uyu munsi wa none. Nge mwari kumwe yari Ice Saiga wanyu mwakunze mu gikomeje no gukunda. Iyi ni Goodrich TV, dusubire kwa gatanu utaha. Ikiganiro ni Cine Trend. Ciao ciao.